dusenga Imana hanyuma tuganire. Uhoraho Mana ya Isiraheli, turagushimiye kuko dukunda. Ijambo ryawe rirambwira ngo wabanje kudukunda, niyo mpamvu natwe tugukunda. Byavuye ku rukundo rwinshi wadukunze, bitwinjiza natwe mu rukundo rwo kugukunda. Niyo mpamvu natwe tugukunda, nuko wabanje kudukunda. Uyu mwanya nuwawe ngo uvugane n'imitima yacu, tukumve imitima yacu ihinduke, kandi no kugira ngo duhinduke duse nawe. Ubuntu n'imbaraga, urukundo rwawe rwinshi, neza nyinshi bitagira uko byangana, bibane natwe. Yesu mwana w'Imana, turagushimiye. Abazumva ibi vuba cyangwa kera bizabahindure. Yesu mwana w'Imana, babyumva aya masaha bibe ibihindura imitima yacu, bikadukura mu rwego rumwe tukajya mu rundi. Urakoze Yesu, mu izina rya Yesu, amen. Imana ku bw'uyu mugoroba, Imana igize neza kuduha uyu mwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni byiza. Aya magambo ndayavuga kubw'impamvu, kandi nagira ngo abo turi kumwe hafi tubane mu materaniro. Ndababwira impamvu nenda kubabwira ibi bintu. Izi kamera zatumye abantu bashaka kuzana imyifato itari y'ubuzima bwabo, imyifato itari y'ubuzima bwabo. Igihe cyose ugira ibintu ushaka gushira muri public, njya mbabwira ngo tuzashire kuri public our private life, ubuzima bwacu bwo mu ibanga. Igihe cyose hari ikintu uzatekereza ko cyajya hanze, uzabanze ubigire ubuzima bw'ibanga, ubone kubisangiza abandi. Ariko wabanje kubigira ibyawe byo mu ibanga, ubona hageze igihe wabisangiza abandi. Ariko iyo byabaye ibya public, ariko bitaraba ubuzima bwacu bwo mu ibanga, tuba twabaye abafarisayo, abitwa abakoreza abandi imitwaro batabasha gukozaho n'intoke zabo. Biba byiza iyo tubwira abandi ibyo twabaye byo, bikaba byiza iyo dusangiza abandi ubuzima tubayeho. Imana ibaho umugisha. Niyo mpamvu nagira ngo tubane nk'abatarimo babisangiza abari kure yacu, dusangire nk'ibyo turimo dusangira twebwe turi aha ngaha. Biba ubuzima bwacu, niba uzagera ku bandi, Imana ibaho umugisha abo ngabo biri kugeraho bari kure nabo bizageraho, ariko tubisangire nk'aho turi kumwe hano n'iby'Imana. Ibi byatugezeho. Ubushize narimo nsoma ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa 13, haravuga ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya ngo bari bicaye biherereye basenga. Kwa kundi ngo barimo basenga, bavuga amazina ye barimo basenga, ngo umwuka wera ararondora ngo arababwira ngo nimuntoranirize Pawulo ngo bagende bajye kumvugira ubutumwa. Ariko bari aho ngaho basenga, hatoranywamo abajyana muri public. Ibijya muri public, abajya hanze biba bivuye kuri babandi bari aho basenga. Amen. Ibyo nibwo buzima. Amagambo tugiye kuganira ndayasangiza mwe, ndayasangiza abanyarwanda. Twenda kwinjira mu bihe bikomeye, ntabwo ari ibyo twenda kwinjiramo, nibyo turimo, ibihe bya COVID. Ndababwira amabanga yo gusenga, nicyo kintu tugiye kuganira. Amabanga yo gusenga, niko nabyise amabanga yo gusenga. Ariko ntaravuga ibyo ngibyo, reka mbabwire hari ibintu biza ari kibazo, ariko kandi ari igisubizo cy'Imana. Isi yari ifite system, isi yari ifite uburyo
irimo irarema ibintu byo kugira abana b'Imana kubagira bize. Iyo ni system isi yari ihagurukanye ishaka ngo abakobwa n'abahungu, abapapa n'abamama tubone ibintu biduhuza. Nubwira umuntu ngo senga akubwira ngo no, I'm so busy, I don't have time, I'm so busy. Iyo ni terme yabaye mu miji, iyo ni terme tumenyereye, aho umuntu akubwira ngo no, oya nta mwanya nkigira wo gusenga nabaye busy. None icyari kibazo ubu ngubu bagiye kudushira awikro, bagiye kudushira hiherereye. Wa muntu wavugaga ngo nta mwanya tubone igihe cyo gusenga none. Haleluya. Naho zembwira barokore ndababwira ngo dore ikintu twabyaza lockdown. Dore ikintu dushobora kubyazamo lockdown. Isi ifite expectation. Isi imiratekereza ko idushize ahantu tutagiye guterana tuzavayo twabaye dry. Ni system y'isi. Irimo iratekereza ngo babarokore noneho tugiye kubashiraho umwe ajya aha undi akajya aha ngaha badafite umwanya wo guterana. Umwe azaza yarumye, undi azaza yarumye, undi azaza yarumye. Ni gute ibi dushobora kubibyaza umusaruro kikaba igihe cyo kwiherera n'Imana, aho kwemeza isi tuza twarabaye abantu bumaguritse tukaza tusa n'abantu bavuye mu mwiherero ukomeye, tukazasohoka hanze turabanyembaraga. Niba hari abanyarwanda n'abandi benshi barimo gukurikira ibi ngibi, nitubyaze umusaruro iki sirimo iratekereza umudayimoni, iyi satani y'indwara. Indwara ziva kwa shitani. Niba shitani irimo iratuzanira indwara bikaba bigeze aho badukingirana mu mazu, reka kibi gihe cyo kurushaho kwegera Imana, nzajye gusohoka hanze mfite ishusho nyiza ya Yesu Kristo. Ndi mu shusho nziza ya Yesu Kristo. Aho kuko isi ifite umugambi w'uko novayo nagifite ishusho y'Imana, ariko nimureke atubera igihe yabize tubone igihe cyanje cyo kwiherera n'Imana. Mbona umwanya wo kwiherera n'Imana, ejo nzasohoke ndi umuntu w'umunyembaraga. Kibi gihe cya refreshment, kibi gihe cyo kwisubizamo imbaraga, kibi gihe. Ibi nibyo ngira ngo dusangire ubuzima bwo gusenga. Haleluya. Ubuzima bw'amasengesho ni gute umuntu azabasha kubaho ubuzima busenga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kubera ikibazo cy'igihe ntabwo nza gutinda cyane, ndagerageza uburyo bwose bushoboka nihute iminota mikeya mfite. Ndasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo n'uwa 5. Ibice 6 umurongo wa 5 mu gitabo cya Matayo. Ndasoma ibyanditswe bibiri, hanyuma abari hafi bafite ahantu ushobora kwandika aya mahame ngiye kubabwira. Nimba bwira menshi muri hangana, ariko basi ugireka utuntu duke uza gusigarana. Nivyo nkunda ndababwira amahame menshi yo gusenga. Ibice 6 umurongo wa 5 mu gitabo cya Matayo. Kandi ndabakiriye, Imana ibaha umugisha. Aho muri mwese ndabakiriye ngo Imana ibampere umugisha. Dusangire ibyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi, uhereko usenge so mwiherereye, kuko nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 14. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo n'uwa 14. Gitabo cha Yohana wa mbere ibice 5 umurongo ni 14. Reka dusome. Bibiliya iravuga iki? Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko itwumva iyo dusabye ikintu nkuko ishaka. Kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Amen. Reka tuganira aya magambo. Sinzi ngo ngiye kubabwira amahame angahe yo gusenga, ariko ndababwira amahame menshi. Aho umwanya uza kundangirira ndababwira byinshi tuza gusangira zitwa gusenga. Hanyuma kumva kubitwagiraga kuri icyitwa gusenga tuze guhinduka twumve icyo gusenga ari cyo.
muri ibi bihe nita ngewe ubu mu Rwanda baduhaye iminsi 10 y'umwiherero, ni iminsi 10 y'amasengesho. Haleluya. Ni iminsi 10 y'umwiherero aho abarokore batari bafite umwanya wo gusenga, ni iminsi 10 y'amasengesho. Baduhaye, guverinoma yaduhaye iminsi 10 y'amasengesho. Biraterwa n'icyo wenda kwikoramo kugira ngo uyite izina. Icyo wenda kwikoramo nicyo kiguhereza kwita izina iyi minsi. Abandi twebwe turimo turabyita ngo ni iminsi 10 y'umwiherero yo gusenga. Wewe ushye wenda kujya kubikoramo nibyo bidefinise uko wita iyi minsi, ariko twebweho turimo turabyita ko ari iminsi 10 yo gusenga. Niba nta mwanya ubaho, niba nta n'ahantu babaho ho gusengera, habaho iki? Nta gihe, nta n'ahantu habaho ho gusengera. None habaho iki? Habaho ubuzima bwo gusenga. Haleluya. Habaho igihe cyo gusenga, habaho ubuzima bwo gusenga. Ntabwo tuba mu mwanya w'amasengesho, nta nubwo tuba ahantu ho gusengera, tubaho mu buzima bwo gusenga. Wow, ndabisubiramo. Birandyohera. Ndabisubiramo. Haleluya. Nta gihe kibaho, nta mwanya ubaho, nta hantu habaho ho gusengera, habaho ubuzima bwo gusenga. Iri ni ihame rya mbere umurokore wese yagombye kugira mu mutwe we. Ubuzima bwo gusenga, oya reka mbivuge gutya. Gusenga ntabwo ari ibihe bidasanzwe by'umukristo. Oya, ntabwo kuba mu buzima budasanzwe, mu bihe bidasanzwe by'umukristo ari ibihe byo gusenga. Oya munyumve cyane, ntabwo gusenga ari ibihe bidasanzwe by'umurokore. Oya, gusenga si ibihe bidasanzwe by'umukristo, ahubwo udasenga ari ibihe bidasanzwe. Naho ibihe bidasanzwe by'umurokore gusenga, ibihe bidasanzwe udasenga. Haleluya. Gusenga ntabwo ari ibihe bidasanzwe byo muri Kristo. Oya, ntabwo gusenga ari ibihe bidasanzwe ngo turi mu bihe bidasanzwe by'amasengesho. Oya, ni ibihe bisanzwe by'umukristo. Gusenga nibyo bihe bisanzwe by'umukristo, ahubwo kudasenga nibyo bihe bidasanzwe. Naho ubundi ibihe bisanzwe by'umukristo ni ugusenga. Iyo tubayeho mu gusenga nibyo bihe bisanzwe byacu. Kuba mu bihe bidasanzwe ni ibihe utarimo gusenga, kuko ibihe byacu bisanzwe ni ibihe umuntu yakabayeho mu gusenga. Cyo ni cyambere, cyumvikane neza, ndaza kucyongeraho ibindi. Icya kabiri, mwumve, ntabwo dusenga kugira ngo tuba abantu bakomeye mu maso y'abisi. Iki kintu abanyarwanda n'abandi bantu bavyumve cyane. Ntabwo dusenga kugira ngo tuba abantu bakomeye mu maso y'abisi. Oya, ahubwo turasenga kugira ngo Imana ibikomeye muri twebwe mu maso y'abisi. Asifiwe. Gusenga suko tugira a great people in the world. Ntabwo ari tugira bakomeye mu maso y'abisi, ahubwo nibigira Imana ikomeye muri twe mu maso y'abisi. Kandi Imana yakomeye muri twe izikomeza twebwe mu maso y'abisi. But the purpose of prayer, ariko impamvu yo gusenga si twe ngo dukomere mu maso y'abisi, ni Imana ngo ikomere mu maso y'abisi hanyuma ikomeza abo bayisenga. Haleluya. Imana ndimo ndasenga mutima ngo abantu barimo kumva ibi bintu babyakire. Dusenge nkabenda kwinjira isi mu kubereka, mu gutamurura ugukomera kw'Imana mu maso yabo. Hanyuma nibabona gukomera kw'Imana, Imana ihindukire ikomeze twebwe. Haleluya. Nibikomeza Imana mu maso y'abisi, Imana nayo igahindukira igakomeza twebwe. Ariko gusenga ni ukugira ngo believe, ni ukugira ngo bihishure isi gukomera kw'Imana. Ntabwo nza gutinda. Ihame rya gatatu, ninde uza wigisha umuntu gusenga? Ninde mwarimu wigisha umuntu gusenga?
aticha umwarimu wigisha umuntu kugira ngo mbe a profession, kugira ngo mbe umuntu ukomeye w'umunyamasengesho bivahe. Umwarimu wo gusenga bamwita gusenga. Umwarimu wo gusenga, ikiza cyigisha umuntu gusenga bacita gusenga. Iyo usenze bikwigisha gusenga, iyo usenze biguhishura gusenga, iyo usenze bikugira umuntu ukomeye mu gusenga, iyo usenze nibyo biza byicaza umuntu ku ntebe yo gusenga bikagutoza gusenga, bikakwigisha gusenga. Nushaka kuba umunyamasengesho uzasenge. Inshuti ya bugufi wagombye kugira mu buzima uzisunga inshuti. Mu Cyongereza baravuga ngo the friend to embrace. Umuvandimwe ugomba kuhora uhobeye n'amasengesho. Gusenga uzabigire inshuti yawe ya bugufi. Igihe nikigera inshuti zikagusiga, igihe nikigera ukisanga mu buzima bwawe wenyine, igihe nikigera ugahemukirwa, igihe nikigera uzasigara n'inshuti imwe gusa yitwa gusenga. Igihe nikigera bakadushira mu mago aho tutakijya guterana, igihe nikigera bakadushira, igihe cyageze isi ikaturemera ibihe bitandukanye, igihe nikigera uzasigarane n'inshuti imwe gusa mu cyumba cawe yitwa gusenga. Igihe nikigera abantu bakagukuraho amaboko, igihe nikigera inshuti zikaguhinduka, igihe nikigera ukisanga mu buzima, icyo gihe nubona icyo gihe uzasigarane gusa n'inshuti imwe. Ntukemere iyo ntijye duhemukira, nitwe tuyihemukira. Inshuti yitwa gusenga ntabwo ijye duhemukira buri gihe. Amen. Uzasigarane n'inshuti, umuvandimwe wa bugufi, a best friend. Ari umwana wagiye wari umunyamasengesho ukomeye cyane. Umunsi umwe mu materaniro nk'ibi abavandimwe bavuye gukora baririmba, arababwira ngo amateraniro yararangiye. Bari bashoje amateraniro nk'ibi bienvenue badukoreraga na Trésor. Bashoje amateraniro arahagarara kuko yari umuramyi, afata gitari yiwe arababwira ngo oh please, ngo nimuhagarare gatoya ngo mbereke inshuti yanjye. Abantu batekereza ko yari umwana w'umukobwa, ngo batekereza ko yaragiye kubereka umuhungu w'inshuti yiwe. Akubita gitari aravuga ngo welcome Holy Spirit, karibu umwuka wera w'Imana. Amateraniro aratangira kandi bari bashoje amateraniro. Hamanuka umwuka wera w'Imana kubera iki? Yari yarisunze gusenga yabigize ubuzima, agacuranga senga. Ndakunda kubwira abaririmbyi, nta muririmbyi usenga ubaho, habaho umunyamasengesho w'umuririmbyi. Nta muririmbyi usenga ubaho, habaho umunyamasengesho uririmba. Arababwira ngo karibu umwuka wera, karibu umwuka wera. Harimo aravuga ngo karibu umwuka wera, aracuranga ngo atangira ababwira gusa ngo karibu umwuka wera, karibu umwuka wera. Gusenga bitwigisha gusenga. Nushaka kuba mu expert, nushaka kuba umuntu w'umunyamasengesho, nushaka kuba umuntu usenga cyane, uzasenge wongera usenge wongera usenge. Nshuti, umwarimu utwigisha gusenga bamwita gusenga. Cyakane gikomeye nagira ngo mwumve cyane, komeye ryo gusenga nugusenga mwibanga. Dufite abantu muri iki gihe basige bajya gusenga, agafata selfie ari ku musozi, agafata selfie yamara akavuga ngo prayer mood, yamara ngashyira kuri status prayer mountain mood. Ibanga rikomeye ryo gusenga nugusenga mwibanga. Niki Yesu yavuze, yarababwiye ngo mweho nimusenga ngo ntimukamere nk'indyarya. Haleluya. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ngo kuko bazabasha gusenga bakaja mu marompwe cyangwa bagashira kuri status ngo bakabwira abandi ngo twasenze. Yewe turi muri 40 sako ufite imbaraga nkaya muvandi, turi mu masengesho. Ko byagenze gute ko ntambara gufite? Turi muri 40. Hoy ibanga ryo gusenga rikomeye. Gusenga mwibanga aho nta muntu uri murambona, ni ibanga ryo gusenga.
nimusenga ntimukamere nk'abafarisayo, kuko bo bazabishyira kuri stati, bazaja muri rombwe bakabwira abantu ngo turasenga, iminwa yumye twiyirije gusenga. Arababwira ngo nimusenga uzinjire mu cyumba cyawe ukinge. Asifiwe Yesu. Ukinge mu cyumba cyawe. Nkunda ijambo ryiza. Bibiliya iravuga ngo kandi nuramuka ngo ugiye gusohoka ngo uzisige utuvuta twiza. Wisige woge nusohoka hanze ukore sambra comme tu n'as jamais prié. Use n'umuntu utasenze. Kuko ibanga ryabyo no kubikora mu ibanga. Nuramuka ugiye hanze person cyakagira umuntu uzamenya ko wasenze. Uzagende wisige, wihagire, witera katiro, witera utuvuta twiza, umeze neza, umeze neza. Kubera iki? Ribi banga ryawe. Ibanga ryo gusenga no gusenga mu ibanga. Niba tugezaho badushira mu mabanga. Ndimo ndakundiye iminsi 10 cyane. Niba bigezaho badushira mu ibanga, ntusohoke, ntuvi wawe, bigire igihe cyo kubikora mu ibanga. Ibanga rikomeye ryo gusenga no gusenga mu ibanga. Abazi gusenga bya nyabyo basenga mu ibanga. Abazi gusenga byiza bihindura basenga mu ibanga. Uzagira ibanga ryawe umugabo atazi, umugabo wawe atazi, usenge mu ibanga nta umugabo atabizi. Nurangiza umubwire ngo mugabo mwiza ngwino dusenge. Ariko usengane n'umugabo uvuye mu ibanga ryawe ryo gusenga. Usengane n'umugore uvuye mu ibanga ryawe ryo gusenga. Niba uri umwana usengane n'ababyeyi uvuye mu ibanga ryawe ryo gusenga. Ubigire ibanga kuko ubuzima bwo gusenga no gusenga mu ibanga. Niryo banga rikomeye ryo gusenga. Nzambabwira abarokore kababwira ngo gukiranuka no gukiranirwa na abaturanyi kuko bose baba mu ibanga. Uzi gukiranuka neza abikora mu ibanga. Uzi gukiranuka neza ndabisubiramo. Uzi gukiranuka neza azakiranuka mu ibanga. Nuzi gukiranirwa neza azakiranirwa mu ibanga. Kandi ivyo dukorera mu ibanga ni bikomeza twebwe by'abahagaragara cyangwa nibimara imbaraga twebwe bahagaragara. Nimumfashe tucumva iki ngiki. Asifiwe Yesu. Ibyo dukorera mu ibanga, ibyo dukorera mu ibanga nibyo bikomeza batwebwe bahagaragara cyangwa nibyo bimara imbaraga batwebwe bahagaragara. Ibyo dukorera mu ibanga. What? Ibyo ukorera mu ibanga bikomeza wowe cyangwa bikamara wowe wahagaragara. Ushaka gukomera ahagaragara abaho ubuzima bw'ibanga. Haleluya, haleluya. Nushaka gukomera mu masengesho tugasengera muri Bibiliya. Uzosenge mu ibanga. Numara gusenga mu ibanga bizagukomeza hagaragara. Giye gutinda. Banga rya gatanu, principe ya gatanu. Ihame rya gatanu ryo gusenga. Ihame rya gatanu ryo gusenga. Ntabwo nza gutinda kuko birashobora kuza gukomplika. Ariko ndagerageza kwitonda gahoro gahoro kugira ngo abantu baze kumva gusenga. Hame rya gatanu ryo gusenga riravuga iki? Iyo turetse gusenga tuba turimo turizibira isoko tuvomamo ejo tukagumwuma. Come on. Kureka gusenga nugufata ibuye ugasunikira mu isoko uvomamo, ya soko ikaziba ejo ukicwa n'umwuma. Ndabisubiramo. Kureka gusenga nugusiba, nugufunga isoko uvomamo. Kuko gusenga nico cyonyine kiza kitugeza ku Mana kugira ngo tuvome ibyo dukura ku Mana. Ese mwanyumvisha bavandi? Gusenga nico kijya kitujyana. Dore ukuntu nkunda kubivuga iyo ndimo ndafatikanya, iyo nabisangije n'ikintu cyitwa kwizera. Iyo ndimo ndabisangira n'ikintu cyitwa kwizera, njya mbabwira ngo gusenga kujya kuturemesha mu isoko yitwa kwizera. Hanyuma iyo tugeze mu isoko, muri iryo soko ry'ibitangaza, iyo twasenze gusenga kutujyana mu isoko ry'ibitangaza. Twagera mu isoko ry'ibitangaza kuko gusenga niko kutujyanayo. Iyo tugezeyo bajya batubwira ngo hereza kwizera ngo hereza igitangaza. Ariko gusenga niko kujya kudusunika kutujyana muri iryo soko. Se turi kumwe ba? Gusenga
kuratujyana tukatujyana aho baza bagurira ibitangaza, igitangaza cyo gukira, igitangaza cy'ubukire, igitangaza. Ariko gusenga niko kwatujyanyeyo. Iyo tugeze muri iryo soko baza batubwira ngo zana kwizera tuguhereze igitangaza muri iryo soko ry'ibitangaza. Iyo waremye isoko ry'ibitangaza ifaranga riza rikorayo barigita kwizera. Abarokore bamfashe bumviki. Kwizera ni currency, kwizera ni faranga rikora mu isoko ry'ibitangaza. Ariko gusenga niko kujya kutujyana muri iryo soko. Ndimo kwihuta kubera impamvu z'umwanya. Iyo rero twaretse gusenga tuba twazi iby'isoko ituzanira, ituvomerera kugira ngo tubeho. Iyo waretse gusenga ubu uri muri izi biri soko uvomamo, kandi uretse gusenga ejo uzagumwuma kuko aha kuvomereraga wahasibye. Kureka gusenga ni ugusiba isoko uvomamo, ejo kazagumwa. Cyumvikana. Kureka gusenga niko kutujyana aho Imana iba. Gusenga niko kuza kutwinjiza mu kuvugana n'Imana. Iyo biretse ubu si by'isoko uvomamo, ejo uzicwa n'umwuma. Mu byo ushobora kureka muri ubu buzima ntukareke gusenga. Umugabo baramubajije ngo asenga igihe kingana iki, arababwira ngo ntaramara iminota 15 apfukamye, ngo iyo minota ni myinshi arimo arasenga, ndaza kwigarukaho. Ariko arababwira ngo ntabwo aramara iminota 15 adasenze. Sindapfukama 15 ariko kandi sindamara 15 ndapfukamye. Asenga bingana gute? Haleluya. Nturamara 15 udasenze kandi nturamara 15 urimo urasenga. None ubwo reka mbabwirire ihame rikomeye, sinzi niba rijya kangahe, rya gatandatu. Iyo gusenga byabaye ubuzima, nababwiye ngo gusenga ni ubuzima. Iyo gusenga byabaye ubuzima, imirimo y'inyuma izihinduka kuramya. Paulo yavuze iki? Yaravuze ngo mwaba murya cyangwa mwaba munywa, ngo byose mubikore guhimbaza Imana. Aha, none kurya no kunywa no gukora ikindi kintu cyose bihinduka guhimbaza Imana ryari? Igihe mbayeho ubuzima busenga. Iyo mbayeho ubuzima busenga, imirimo nkora hano inyuma izihinduka kuramya Imana. Ndabisubiramo. Iyo gusenga biba intano, ni umurimo w'imbere, ni umwuka wanjye uhamanya n'umwuka w'Imana. Ni njyewe wo mu mutima ufitanye network n'umwuka w'Imana. Biri intano muadani biri external. Gusenga ni umurimo w'imbere. Iyo uwo murimo w'imbere wakomeshe, iyo uwo murimo w'imbere murimo, ibikorwa bya hano inyuma bihinduka kuramya. Kurya ko bakuramya, kunywa ko bakuramya. Ariko igihe njyewe w'imbere ari mu masengesho, ari muri mu musabane, ari mu gusenga gukomeye, yo matanye na mwuka wera. Kambabwira cya gatandatu, cya karindwi. Ndababwira Mana ya Israheli, Mana ibahumugisha. Mwumvike. Gusenga ni ukurema isi y'ibyo wenda kubamo. Wow. Haleluya. Gusenga ni ukurema isi y'ibyo wenda kubamo. Nushaka kubaho mu isi nziza, uzashora imbaraga mu gusenga. Hano mu isi y'abandi hano hanze bizakorohera kubaho. Ndababwira isi zibiri zibaho. Haba isi zibiri. Haba isi yo kurema, hakaba n'isi yo kurema ibyo uzabamo. Isi zibiri. Isi y'umuntu ajyana n'ibyo azabamo, n'isi yo kuba mu byo waremye. Iyo dushatse kuba mu buzima bwiza, tubaho mu isi yo kubirema. Iyo si yo kurema yitwa isi y'amasengesho. Ibyo tubona muri ubu buzima bizajya biba ibyo wasengeye. Impamvu mu buzima usanga abantu babayeho ubuzima bwa aksida, nuko batabayeho mu buzima bwo gusenga ngo bareme ibyo benda kubamo. Ariko abahanga bo kubaho baza barema. Ejo twavuga amen. Ejo ukasanga umuntu abaye mu buzima bw'icyo yaremye. Ana yaravuze ko dore uyu ni wa mwana naremye, none ni wo wampaye. Yabanje ku gishiro ajya kurema Ana. Ararema. Yamaze iminsi atajya abasha no gusenga ngo avuge kwijwi, akavuga ngo Samweli, iminwa gusigashaganya. Ntabwo yaragifite umwanya wo kubasha kuvuga. Akanwa kari karavuze. Harimo ararema Samweli, aramurema.
ngo buca Imana imuhereza icyo yaremye. Aravuga ngo Mana azamura ibiganza, aravuga ngo haleluya Yesu, uyu ni wowe naremye. Abantu bari mu gushaka abagore b'impanuka, abandi bagashaka abagabo b'impanuka, abandi bakabyara abana b'impanuka, abandi bagatunga ubutunzi bw'impanuka. Ariko iyo dushatse kubitunga tubanza kubirema mu isi yo kurema, mu isi y'amasengesho. Udafite umugore akamuremera mu isi y'amasengesho. Ubundi aho umugore aba ni hehe? Umugore azakurwa muri Edeni. Ntabwo umugore aba hanze ya Edeni. Imana izanira Adamu umugore yari ari muri Edeni. Ukarema umugore muzabana, ejo wamubona ukabwira Imana ngo uyu ni wa wundi nasengeye. Ntabwo haje utandukanye n'uwo nasengeye, uyu ni wa wundi nasengeye. Ejo wabyara umwana ukabwira abandi ngo uyu ni wa. Ejo wabona ubutunzi ukabwira Imana ngo I have to conceive. Ibi nabanje kubitwita, narabitwise mu masengesho, narabiremye mu isi yo kurema. Ibi narabiremye, dore narabiremye mu isi y'amasengesho. None dore ngibi ndabifite. Ninde ubasha kurema isi azabamo? N'umunyamasengesho. Iyo turimo turasenga tuba turimo turarema isi tuzaba. Hari umugabo wabivuze neza, aravuga ngo fitire si icyo umuntu azayisangamo, fitire ni icyo umuntu azarema. Kandi iyo turema fitire tuyiremesha amasengesho. Fitire saho dutegereje, fitire naho turimo turarema none dusenga. Kuki mutarimo kunyumva? Our future, notre fitire saho dutegereje ejo hazaza. Oya, fitire yanjye naho ndimo ndarema none senga. Ibyo ndimo ndarema none senga niyo fitire yanjye. Kandi ibyo Imana izabingezamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Fitire my future, fitire yanjye ntabwo ari byo ntegereje mpumirije. Oya, what? Nibyo ndimo ndarema none senga. Niyo fitire yanjye. Ntizambera impanuka kuko none ndi mu isi yo kurema, ndi mu masengesho ndimo ndarema. Camunani. Imana yiteguye kuduhereza. Imana yiteguye kuduhereza. Niyo mpamvu biribwa ngo ntimukiganyire ngo muzarye iki, ntimukiganyire ngo muzanywe iki, ntimukiganyire ngo muzambare iki. Oya, ibyo ntimukabyiganyire kuko so mu ijuru arabizi. None niba bizi tuja gusenga kubera iki? We pray for becoming, not for receiving. Impamvu nyayo yo gusenga ni ukugira ngo tube, so kugira ngo twakire. Munyumve, bibaye ari ibyo kugira ngo twakire, Imana yowere sponsor. Imana ntabwo ari umusponsor wacu. Oya. Impamvu Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege ni ukugira ngo twemere kwakira ishusho ye. Iyo dusenga tuba dusenga kugira ngo turusheho gusa na Yesu Kristo, si kugira ngo twakire ibyo Kristo afite. Oya, ni ukugira ngo duse nawe, kandi nitumara gusa nawe azaduhereza ibyo afite. Haleluya. Iyo dusenga ni ukugira ngo duse na Kristo, kandi gusa na Kristo biduhindura kuba abana b'Imana. Iyo tubaye abana b'Imana twakira umurage w'Imana. Ntibishoboka guhabwa umurage utaraba umwana mu rugo. Duse na Yesu, naho kwiganyira ngo tuzarye iki tuzanywa iki, ibyo ni iby'Imana yiteguye kuduhereza. Cyakangahe? Cyakenda. Tuvuge amin, tuvuge cyane haleluya. Cyakenda. Gusenga ntabwo ari ubuzima, ntabwo ari igikorwa cy'idini. Ihame rikomeye, ntabwo gusenga ari igikorwa cy'idini. Ntabwo gusenga ari umurimo w'idini. Ntabwo ari byo tugenerwa n'idini. Gusenga ni ukubaho, gusenga niyo mibereho y'uwakiriye Kristo. Iyo tubaye abarokore tukabaho dutegereje ngo reka idini rizadushirireho igihe cyo gusenga, turimo turibesha bidasanzwe. Gusenga si umurimo w'idini. Gusenga ni umuco, ni ubuzima bw'uwakiriye Kristo. Reka mbabwire iki gikomeye. Amen. Ari nacyo nsorezaho kivuga ngo gusenga, on ne mesure pas la prière par sa longueur, mais on mesure la prière par la mesure des points. Ntabwo gusenga kugerwa ku munzani w'uburebure, gusenga kugerwa ku munzani w'uburemere. Ndabisobanura neza. Ntabwo Imana idusubiza ariko twamaze umwanya munini dusenga. Imana idusubiza ariko twasenze impamvu zayo.
muri Yohana twasomye iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko tuzi yuko iyo dusenze Imana idusubiza. But if we pray according to the will of God, ariko iyo twasenze bisa nuko Imana ishaka, ngo dufite ubushizi bw'amanga kuko Imana idusubiza, kubera ko Imana idusubiza iyo twasenze bisa nuko ishaka. Ntabwo amasengesho agerwa ku burebure. Imana ntigisubiza abasenze umwanya muremure, Imana igisubiza abasenze impamvu zayo. Ndabahereza ingero zibiri hanyuma dusenge. Turi kumwe? Ndabahereza ingero zibiri hanyuma ngo dusenge. Kuko muri iki gihe ntabwo hakeneye bavuga gusenga, nta nubwo hakeneye abigisha gusenga babyandika mu nyandiko, hakeneye abagabo basenga. Ntidukeneye abagabo babivuga, ntidukeneye abagabo babyandika, dukeneye abagabo babikora, dukeneye abagore babikora. Niyo mpamvu ibi ngibi nyuma yo kwivuga dukeneye gufata umwanya wo gusenga, kuko iyo tudasenze ibyo tuvuga bibatewe. Amasengesho magufi abaho yakoze ibintu bikomeye. Niyo mpamvu ndimo ndababwira ngo Imana ntizisubiza kubera twasenze umwanya muremure, Imana igidusubiza kubera twasenze impamvu yayo. Mu gihe cya Eliya imvura imaze imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, imyaka 3 n'amezi 6 nta mvura igwa. Abahanuzi ba Bali ngo birize umunsi barimo barasenga kilometrage, mu gitondo, kuva mu gitondo. Bali we twumve, Bali we, nimugoroba bakabwira Bali ngo twumve, saa 4 bakabwira Bali twumve, saa 7 Bali we, Bali barayibwira ngo Bali barayinginga Bali Bali yanga kubumva. Hagaze nimugoroba, eri mukozi w'Imana arababwira ngo harageze aho dutanga igitambo cyane nimugoroba. Tuweza kusema amina. Igitambo cyane nimugoroba tugitange. Ariko nkunda amagambo 3 ya Eliya. Isengesho rigufi ritigeze ritwara iminota 10. Mwari mwasoma isengesho rya Eliya, ntabwo ryigeze ritwara iminota 1-2 minota 10 arimo arasenga kugira ngo umuriro umanuke. Yasenze isengesho rikora ku mutima w'Imana. Mesure de poids. Uburemere bw'isengesho ni isengesho ribwira Imana ubukende bwayo. Abwira Imana arayibwira ngo nturebe ko Isiraheli yose ngo se icyubahiro cyawe cyavuye muri Isiraheli, ariko nuramuka umanuye umuriro ugatwika iki gitambo, Isiraheli icyubahiro cyawe kirongera kimanuke. Mwumve ubukene Imana yari ifite no kubona icyubahiro cy'Imana kimanuka muri Isiraheli. Eliya ntabwo bakomere mu maso y'abantu bari bategereje ko umuriro umanuka. Oya ntiyigeze asenga abwira Imana ngo aba bango se babone ngewe Mana. Abanyarwanda kenshi tujya gusenga bigasa naho turimo turakora revenge, ngo usenge ngo kugira ngo nanjye bamenye ko ngufite. wowe senga kugira ngo babone Imana. Harababwira ngo ubukene bwawe Mana, ubukene ufite Mana, cyubahiro cyawe cyaragiye kubera impamvu za Yezebeli. Yezebeli yari yarazanye imyuka 5 muri Isiraheli, ntabwo ari yongeye kuvuga, yari yarazanye imyuka 5 muri Isiraheli. Icyubahiro cy'Imana kikisunika, bwaca kikagenda. Isiraheli isigara nta cyubahiro cy'Imana kibonekera Isiraheli. Cyubahiro cy'Imana kiragenda. Eliya ngo cyo gusenga abwira Imana ngo umanure umuriro kugira ngo Isiraheli cyacubahiro cyawe cyagiye. Abakoze ku mutima w'Imana. Usenze ubukene nari mfite, umuriro umanuka kugira ngo Isiraheli yongere ibone. Abayisiraheli umuriro ngo umanuke, Imana yihuta cyane kumanura umuriro kugira ngo Isiraheli babone icyubahiro cy'Imana. Niki ubukene bw'Imana. Munishi yararirimbye, araririmba ngo vuga niba ari icyo ushaka, ngo ariko ngo numara kukibona ngo uvuge ngo niki nzakorera Imana kubw'impamvu z'Imana. Senga ariko kubw'impamvu z'Imana. Isengesho riremereye ni isengesho ryihishemo impamvu z'Imana. Ndarimba bwira urugero rwa kabiri. Umunsi Yesu yari kumva ya Lazaro, Abisiraheli bamugose barimo barareba ngo Lazaro amaze iminsi yarapfuye, ariko Yesu ntigeze amara iminota, ntiyirije, ntigeze amara iminota senga abwira Imana ngo zuka. Lazaro we zuka. Ntibyigeze bitwara umunsi, yarategetse aravuga ngo aba bangose babone wowe. Abagize gute? Abangose apana kubona ngewe, aba bangose babone icyubahiro cyawe, aba bangose babone wowe Mana. Zura Lazaro. Lazaro arazuka. Niki iyo dusenga dushake mu impamvu z'Imana. Iyo dusenze impamvu z'Imana, Imana yita ku mpamvu zacu. Ariko dusenge tubwira Imana ngo Mana impamvu zawe muri aya masengesho. Ibyo dushaka Imana abishe mu byo dushakwaho. Ibyo dushaka Imana abishe mu byo dushakwaho. Hari icyo Imana idusaba n'ukuyegera. Icyo Umwami Yesu ashaka n'ukugendana natwe. Iyo twasenze nibwo tugendana n'Imana, nibwo tubana n'Imana. Reka dusenge Imana.
ibi ngibi ko ari 10 ni amahame twakongera hayandi menshi ariko dutahanaya muri iyi minsi 10 y'amasengesho tujye gusenga impamvu z'Imana tujye gusenga tubwira Imana ngo impamvu zawe Imana isi ibuze mu icubahiro cyawe ariko hari byo ukora kugira ngo icubahiro cyawe kigaragare mwami Yesu Mana ya Isiraheli wewe dusenga ukatwumva kandi ukatuba hafi ni wowe twizera niwe mbaraga zacu niwe gushobora kwacu niwe mahoro yacu nanone turacasenga haba hagaragara na hihishe ariko turacasenga kandi turacakwizeye Imana wongera ugarure kandi inyota mu basenga abakobwa n'abahungu bongere bagire inyota yo gusenga iyi minsi tugiyemo iyi minsi turi muri za quarantine turagusaba mwami Yesu kugira ngo abanyarwanda isi yose kibigihe cyo kwiherera ngo dusenge tubane nawe Kristo mwana w'Imana kibigihe cyo kuba masengesho kibigihe cyo gushaka amaso hawe kibigihe cyo kukwegera abanyarwanda dusenge abandi barahatandukanye basenge kibigihe cyo kwirefreshinga kugira ngo twongere tuzasohokana imbaraga zikomeye kugira ngo duhindure isi urakoze Kristo mu izina rya Yesu dusenze amen Imana ibamugisha ndabakunda cyane